Mwaramutse, Uwiteka Imana yacu ishimwe. Reka muri iki gitondo dutangire twiga ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Rusi, igice cya mbere cyose. Rusi ni mu gice cya mbere, igitabo cya Rusi. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asohokera mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Umugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwa Kiriyoni. Bari Abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora Abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa, undi yitwa Rusi, bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Umugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu, asubira iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Nawomi abwira abakazana bati, nimugende musubire mu mazu ya nyoko, Uwiteka abagirire neza nk'uko mwayigiriye ba nyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uruhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, batera hejuru bararira. Baramusubiza bati, oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawomi arababwira ati, bakobwa banjye, nimusubireyo. Ni iki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabe abagabo banyu? Bakobwa banjye, nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro, azabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Biye kuba bityo, bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asuye mu bwoko bwabo ku Mana ye. None usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi arasubiza ati, winyinga kugusiga no gusubirayo, ngo ne kugukurikira, kuko uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe ni izaba Imana yanjye. Aho uzarara aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Ntihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Nuko bombi barajyana bagerana i Betelehemu. Bagezeyo, abo mu mudugudu bose bahagarikwa imitima nabo. Abagore barababazanya bati, uyu si we Nawomi? Arabasubiza ati, ntimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye ino nuzuye, Uwiteka angaruye iwacu narerereye. Munyitira iki Nawomi, ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose yambabaje? Nuko Nawomi agarukana na Rusi Umumowabukazi, umukazana we, baturutse mu gihugu cy'i Mowabu, bagera i Betelehemu batangiye gusarura sayiri. Dusomye igice cyose cya mbere cy'igitabo cya Rusi. Nk'uko iki gice kibitugaragariza, ubwo inzara yateraga mu gihugu cy'i Betelehemu, uyu mugabo witwa Elimeleki n'umuryango we bagize amahitamo yo guhungira aho babonaga hari ibiryo.
ubwo bitegerezaga rero bagashishoza babonye igihugu cy'Abamowabu ari ibyo kurya ndetse byinshi, bituma batekereza ko berekeje i Mowabu bashobora kuzarokora ubuzima bwabo, bashobora kuzabaho kubera ko ibyo kurya birahari. Nta kuzuyaza rero barimutse ari Elimeleki n'umugore we Nawomi n'abahungu be babiri Mahaloni na Kiliyoni. Ntabwo hashize igihe kinini, hashize igihe gito cyane Elimeleki yarapfuye ari we mugabo wa Nawomi. Bibaho abahungu be yasigaje cyangwa se abahungu basigaranye na nyina uko ari babiri, birerekana ko igihe cyo kurongora kigeze bahisemo kurongora Abamowabukazi. Bityo umupfakazi Nawomi asigarana n'abakazana be babiri ndetse n'abahungu be babiri. Ariko ntibyateye kabiri Mahaloni ndetse na Kiliyoni aribo b'abagabo b'abahungu ba Elimeleki nabo barapfa bakurikira se. Rero turabona umupfakazi asigaranye n'abakazana be babiri. Utekereje umutima wa Nawomi byari agahinda, abuze umugabo, abuze abana, asigaye ari nyakamwe. Iyo yarimo byari bimukomereye cyane. Aha rero ari kwibaza ibiri kumubaho ibyo ari byo. Ariko iyo usomye amagambo yaturutse mu kanwa ke muri iki gice, ubona ko ibyo biri kumubaho yabihereje ku Mana. Ntiyigeze atekereza ko ibintu biri kumubaho hari undi muntu uri kubitera, ahubwo yabonye ko ari Imana iri kubikora mu buzima bwe. Ntabwo nzi niba yaratekereje impamvu iri gukora bene ibi mu buzima bwe. Ntabwo nzi niba yaratekereje ko Imana iri kubikora kubera ko imukunda. Sinzi niba yaratekereje ko Imana iri kubikora kubera ko imwanga. Ariko ibyo ari byo byose umutima wa Nawomi, amagambo yatura agaragaza ko icyo yari azi neza ni uko ari Imana iri kubikora. Kubera ko tubibona neza ubwo yahindukiraga asubira mu gihugu cy'iwabo cy'i Betelehemu, akagenda akagerayo, niho yatuye amagambo yari ari ku mutima we. Ubwo abagore b'i Betelehemu bamubonaga baravuganye bati ese uyu si we Nawomi? Uyu si we Nawomi harya? Bibiliya ivuga ko ibi ngibi byabayeho nyuma y'imyaka 10. Yari imyaka 10 ishize agasubira mu gihugu cy'i Betelehemu. Hari abamushidikanyagaho, hari n'abavugaga ko ari we, kuko yarateye urujijo bitewe n'uko yari asigaye ameze. Hanyuma arababwira ati ese munyitira iki Nawomi? Ntimukanyite Nawomi ukunda, ahubwo mujye munyita Mara. Kuko Uwiteka yanshenjaguye, Uwiteka yarambabaje, Uwiteka yangiriye ibisharira. Aya magambo rero yari ari mu mutima wa Nawomi agaragaza ko ntiyigeze atekereza ko Satani ari we wakoze ibi mu buzima bwe. Kwa kundi abantu babona ibibi babayeho bakavuga ko ari Satani, babona icyiza kibaye bakavuga ko ari Imana. Nawomi ntabwo ari uko wabifataga. Nawomi yari azi ko ubuzima bwe bwose buri mu biganza by'Imana. Rero kubera ko yari azi ko ubuzima bwe bwose buri mu biganza by'Imana, ntiyigeze atekereza ko hari ikintu cyapfa kumuho gusa Imana itacyemeye. Kubera ko ari uko imyumvire ya Nawomi yari imeze, niyo mpamvu n'ibibazo byose yanyuzemo byaba ibyo gupfusha n'umubabaro, yabishyize n'ubundi ku Mana, avuga ati ibi biturutse ku Mana. Nta wundi ubikoze ni Imana. Imana niyo imbabaje, Imana niyo impaye ibisharira ngo mbirye. Rero ubwo yatekerezaga gusubira mu gihugu cy'iwabo, abakazana be baramushegeye bati turajyana ntabwo dusiga. Nawomi tereka ntaho mbajyana, ese nabajyana nkabamaza iki bakobwa banjye? Ntacyo mfite nabamarira, muracyari batoya mukeneye abagabo, kandi nta bandi bahungu nsigaranye ngo bazabarongora. Ati ese reka tuvuge ko uyu munsi mbonye undi mugabo da.
akandongora, akangira umugore, ndetse nkabyara n'abahungu n'abakobwa. Ese koko ko abahungu nabyara uyu munsi uko mungana uku mwabategereza bakazaba abagabo banyu? Rero ntabwo byakunda, nimwisubirire mu nzu za ba nyoko, mwisubire mu miryango yanyu, mujye kwishakira abandi bagabo. Ariko baratsimbarara. Icyaje kubaho ni uko Orupa we yararize asoma nyirabukwe arigendera. Hanyuma Rusi we yomatana na nyirabukwe akaramata. Nawomi rero yasigaye yinginga Rusi ati dore mukamugabo wanyu aragiye, nawe genda, nta gituma unkurikira kuko ntacyo nazakumarira. Ariko Rusi aratsimbarara ati rwose winyinyingira kugusiga, kuko sinzagusiga, sinzigera ngusiga, sinanabikora, kuko nzabana nawe. Aho uzajya niho nzajya, ibyo uzarya ndetse n'ibyo nzarya, aho uzarara niho nzarara, yewe n'aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Arirahira aravuga ati kandi hagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana izabimpore. Reka dusubire inyuma gato. Ese mu by'ukuri Nawomi yari ameze ate? Nawomi nta byiringiro yari afite. Nawomi ntiyari ashimishe, ntiyari umuntu ushamaje, kuko biragaragaza ko Imana yari yamushenjaguye. Utinye umuntu wasuye mu gihugu cy'i Betelehemu, abari bamuzi bakamushidikanyaho. Ati se harya uriya si we Nawomi ra? Bivuze ngo Nawomi uko yari ameze byari ibyo gushidikanywaho koko, kubera ko Imana yari yaramubabaje koko. Ariko uyu muntu nk'uyu utakwifuzwa, Rusi yamubayeho akaramata. Baromatana neza ku buryo utatandukanya Nawomi na Rusi. Kuko nk'uko niko Rusi yabashije kwambuka mu gihugu cy'i Betelehemu, agerayo ari kumwe na Nawomi. Rusi ntawamukomye, Rusi ntawamwirukanye ati dore uri Umumowabu, ntukwiriye kuba uri hano, genda subira iwanyu. Kubera ko Rusi utamutandukanyaga n'ubuzima bwa Nawomi, niyo mpamvu Rusi yabaye mu gihugu cy'i Betelehemu nk'umuyuda nk'abandi bose. Ariko se birivuga ngo iki? Iyo dusomye igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, ibice 23, usomye umurongo wawo wa 4, reka tuhasome. Gutegeka kwa kabiri, ibice 23, umurongo wa 4 uravuga ngo umwami cyangwa Umumowabu ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka, iteka ntihakagire uwo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka, kugeza ku buzukuruza babo b'ibihe 10, kuko batabasanganishije ibyo kurya n'amazi ubwo mwavaga muri Egiputa, kandi kuko baguriye Balamu mwene Bewori w'i Petori yo muri Mezopotamiya ngo akuvume. Abisirayeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano, bagiye banyura mu mahanga atandukanye, bagiye banyura mu butaka bw'abandi, kuko bari bakeneye inzira kugira ngo baromboreze bagere i Kanani. Ariko bageze kuri bano Bamowabu, ntabwo bababereye abantu beza, ntabwo bababereye abantu b'imfura, kuko kugira ngo bahe inzira batambuke bahagurukiye kubarwanya. Ntibabashyikiriza amazi, ntibabashyikiriza ibyo kurya, ahubwo bahagurukira kubarwanya, ndetse batumizaho na Balamu mwene Bewori ngo abavume. Baramugura baravuga bati rwose tuvumire buriya bwoko. Bivuze ko rero Abamowabu nta cyiza bifurizaga ubwoko bw'Imana. Ibi byababaje Uwiteka cyane ndetse biramurya, kugeza ubwo byanditswe muri Bibiliya avuga ati umwami cyangwa Umumowabu ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka, iteka ntihakagire uwo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka. Ese Abamowabu ni bantu ki? Ese Abamowabu ni bene nde? Abamowabu ni abuzukuruza ba Loti. Kuko Loti atandukana na Aburahamu, amaherezo byaje kurangira ubuzima bwa Loti burangiriye mu buvumo,
kubera ko yagiye kubana n'abakobwa be babiri mu buvumo, umuto abyarana ndetse n'umukuru abyarana nawe. Rero Abamowabu ni ubwoko bwavutse ku mukobwa mukuru wa Loti, kubera ko umwana baje kubyarana, Loti yaje kubyara n'umukobwa we, yaje kubyara umuhungu amwita Mowabu, ari waje gukomokaho n'Abamowabu. Bivuze ngo Abamowabu ni abuzukuruza ba Loti. Ntabwo byari bikwiye kugenda gutya, ariko rwahindutse urubyaro rw'umuvumo. Iki cyatumye Uwiteka bavuma cyane, ndetse uyu Rusi turi kubona cyangwa se turi kwiga uyu munsi, nawe akomoka mu bwoko nk'ubu, nawe ni urubyaro rw'Abamowabu. Ariko ikintu gitangaje ni ubwo Uwiteka yirahiriye akavuga ngo ntibazagere mu iteraniro rye rw'iteka. Turabona Rusi akandagira ku butaka bwera, turabona Rusi akandagira i Betelehemu, turabona Rusi akandagira mu bwoko bw'Uwiteka. Iki ni igitangaza. Se ni ukubera iki? Nta yindi mpamvu ni uko Rusi atari wenyine, ahubwo yari yomatanye n'ubuzima bwa Nawomi. Rero Nawomi ntabwo ari uwo kwifuzwa, ariko Rusi yifuje Nawomi ndetse yomatana nawe, kandi koko nubwo nta kigaragara yari afite yamukurikiraho, ariko Rusi kubwo komatana na Nawomi byamuhereye umugisha ukomeye cyane. Rero iyo twiga aya magambo tuba turi kwiga ubwiru bw'Imana, tuba turi kwiga agakiza, tuba turi kwiga gucungurwa, tuba turi kwiga imbabazi z'ibyaha, kuko nta kindi kintu abantu bakwiye kumenya muri Bibiliya usibye kumenya uko ibyaha byabo byababarirwa. Kuko abantu benshi bagendana ibyaha mu mitima yabo, bagendana inkovu zabyo mu mitima yabo, ntabwo bazi uko bashobora kubohoka mu by'ukuri mu mitima yabo, ntabwo bazi uko bashobora kugira umudendezo bari imbere y'Imana, ahubwo bahorana urwikekwe, bagahora bishinja mu mitima, bagahora bumva rwose ahari Imana itabaha umugisha, Imana itabakira, ariko nyamara Imana yiteguye kwakira umuntu uwo ari we wese, igihe cyose yamenye uwo ari we mu mutima we. Rero nubwo birivuga ngo Imana yavumye Abamowabu, ariko nk'uko nguko niko natwe twavutse turi ubwoko bwavumwe, kubera ko twavutse turi urubyaro rwa Adamu, kandi kubera Adamu twese twokojwe icyaha, twese twabaye ivume kubera umuntu umwe. Igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bacirwaho iteka, niko igitabo cy'Abaroma ibice 5 umurongo wa 18 abitubwira. Igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bacirwaho iteka, ariko kandi biri kuvuga ngo ikindi cyo kumvira cyakozwe n'umuntu umwe cyatumye abantu bose bahabwa umugisha, bahabwa ubugingo. Rero kubw'igicumuro cy'umuntu umwe twaciriweho iteka, twahindutse ibivume, ariko kandi ikindi gikorwa cy'umuntu umwe cyo gukiranuka gituma duhabwa ubugingo. Ahangaha tuhabona Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni Adamu nyine wakoje abantu icyaha, ariko Adamu wa kabiri ari mu ishusho ya Yesu Kristo. Rero muri iki gitabo cya Rusi, Nawomi nawe ari mu ishusho ya Yesu Kristo. Nk'uko Rusi yabashije komatana na Nawomi akagera ku butaka bwera, akagera i Betelehemu, uko nguko niko natwe twomatanya na Yesu Kristo dushobora kwinjira mu bwami bw'Imana, dushobora kwinjira mu bugingo bw'iteka. Ntabwo ari ibintu byabaho twijyanye. Rero tutari kumwe na Kristo ntabwo twakwemerwa n'Imana, ntiyatwakira be na gato. Reka mbere ku kuntu Yesu nawe yari umuntu utifuzwa, nk'uko Nawomi nawe yari umuntu utakwifuzwa n'uwo ari we wese. Ese turabona ko Orupa we rwose yabonye ntacyo akwiye gukurikira kuri Nawomi, kubera ko byagaragaraga ko nta n'icyari gihari, ariko Rusi rwose nzagukurikira. Reka dusome igitabo cya Yesaya igice cya 53. Yesaya 53. Igitabo cya Yesaya 53 hari amagambo avuga ngo umurongo wa 3 uravuga ngo yarasuzugwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga n'umuntu, abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri nta muntu washobora gusuzugura, washoboraga kubaha Nawomi,
usibye Rusi wenyine nta muntu washoboraga kubona ko Nawomi yakurikirwa cyangwa yakwifuzwa. Nk'uko nguko niko Yesu nawe yagaragaraga. Biravuga ngo yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Uku nguko niko ishusho Yesu yaragaragaraga, niko yari ameze, uko niko Imana yari yaramugize. Ariko igitangaje muri we ni mu isi yose yashoboraga guhebwa ubugingo binyuze muri we, binyuze muri umuntu wari umeze gutyo, wari muri iyi shusho. Yari umuntu ushobora gutuma abandi bahura n'Imana by'iteka. Umurongo wa 10 uravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizahozwa neza n'ukuboko kwe. Uwo ni Yesu Kristo. Rero turabona Nawomi ari mu ishusho ya Yesu Kristo. Kuba ari mu ishusho ya Yesu Kristo byatumye Rusi abasha kwinjira i Betelehemu. Natwe rero binyuze muri Yesu Kristo nuko tubasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Si uko hari icyo twujuje, nta na kimwe rwose, ahubwo kubwo komatana na Yesu Kristo gusa, kubwo komatana n'uyu muntu utarifuzwaga n'umuntu wese, kubwo komatana n'uyu muntu wasuzugurwaga na buri wese, n'umuntu wangwaga n'abantu bose. Kubwo komatana nawe bituma duhura n'Imana by'iteka ryose, bituma twomatana n'Imana tugahinduka abana b'Imana, tukavuka ubwa kabiri, turi urubyaro rw'Imana. Bibiliya itwereka ko indogobe yari inyamaswa izira. Kubera bitewe n'uko ari inyamaswa izira, ntabwo ari inyamaswa ishobora kwinjira i Yerusalemu. Ariko tubona ko ubwo Yesu yicaragaho, ya ndogobe ibashije kuromboreza iragenda igera i Yerusalemu mu murwa ndani, ndetse bayisasira n'ibitambaro byo gukandagiraho. Rero indogobe ubwayo si uko hari ikiri cyo, ariko kubera ko yari ihetse umukiza, yari ihetse umwami, byatumye yinjirana nawe i Yerusalemu. Nk'uko nguko natwe ntabwo turi inyamaswa zitandukanye n'izizira. Natwe turi inyamaswa zizira, natwe turi mu ishusho y'indogobe. Ariko iyo turi kumwe na Yesu Kristo, tubasha kwinjira mu bwami bw'Imana, tubasha kwinjira mu rurembo rwera, tubasha kuba abera, tutabeshejwe n'uko kuko twakoze ibyiza ngo tuba abera, ahubwo tubeshejwe no kwera kwa Yesu Kristo. Iyo Yesu ari kumwe natwe, icyo gihe natwe tuba tubaye abera. Iyo twomatanye nawe, natwe tuba tubaye abakiranutsi, tubaye abera. Nk'uko Nawomi yomatanye na Rusi nawe akabasha kuba umuyuda atari abikwiriye. Wa muvumo wari umuriho ari mu Bamowabu wabashije kumuhanagurikaho, ntiyarakitwa kuvumwa, ahubwo yahindutse umunyamugisha. Uko natwe niko twahindutse abanyamugisha biturutse mu komatana na Yesu Kristo. Iringiye ko twamenye ko twese twomatanye na Yesu Kristo igihe yabambwaga ku musaraba. Burya umusaraba uvuze ngo niriherejeho amahanga yose. Rero njye nawe twomatanye na Yesu Kristo igihe yabambwaga ku musaraba akamena amaraso yose. Burya ko ari ukugira ngo abe inshuti natwe kandi atwunge n'Imana. Nta rwikekwe rukwiye kubaho rwo kumva ko dufitanye ikibazo n'Imana, kuko ibibazo twari dufitanye n'Imana ari byo by'ibyaha. Yesu burya yabiboneye igisubizo cyagiye ku musaraba ubwo yapfiragayo. Ntiyapfuye gusa, ahubwo yaranazutse. Iyo aba atarazutse tuba dufite kubishidikanyaho, ariko kubera ko yazutse nta gushidikanya dukwiye kugira na gutoya, kuko igitabo cy'Imana kitubwira ko mu gitabo cy'Abaheburayo umurongo wa 10, igice cya 10 umurongo wa 10, dusoza Bibiliya tubwira ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo ube bihagije iteka. Aya ni amagambo y'Imana kandi ni ukuri kw'Imana kuzahoraho kutazahinduka. Bibiliya tubwira ko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo ube bihagije iteka. Ibi byabaye cyagiye ku musaraba. Twarejejwe, twaratunganijwe, twahindutse abaziranenge, twahindutse abantu batariho icyaha kubw'umusaraba we gusa. Rero niringiye ko nk'uko Rusi yabashije kugera i Betelehemu ari kumwe na Nawomi kubwo komatana na Nawomi, natwe twiringire ko
kubwo komatana na Yesu Kristo bw'umusaraba we, twamaze kwinjira mu bwami bw'Imana. Yatwinjije ahera kandi ahera cyane, kandi ahera cyane tudashobora gukurwa. Aho niho yatwinjije, kandi ahera cyane ho mu ijuru hatari aho mu isi. Niringiye ko twagira ibyiringiro nk'ibyo, kandi tugashikama kandi tugakomera mu mitima kubw'isezerano dusezeranywe n'Umwami kubw'ibyo yadukoreye. Kadusenge. Mwami, turagushimye kubw'ibyo wadukoreye, tugushimira urukundo rwawe n'impuhwe zawe tugirira buri munsi. Ntabwo twari abantu bo kwemerwa, twari abantu bo gukundwa nawe, ariko Mwami kubwo kuduha Yesu Kristo akatwireherezaho, akomatana natwe binyuze mu rupfu rwe, byatumye Mwami tubona nk'abantu batariho inenge, byatumye tubona nk'abantu bo kwemerwa. Rero turagushimye kubw'urukundo rwawe rutagira ikigombero. Dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen.